أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كلمة معتصمين ومكالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور جائرين وقيد حاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد حامدين والصلاة والسلام على مبعث الرحمة العالمين العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله رب العالمين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا بنا رسول الله صلى الله عليك يا بنا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا بنا فاطمة الزهراء صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخلا لأحد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله ما خاب والله ما تمسك بكم ومن نجا إليكم يا ليتني كنا معكم سادات فنفوز والله فوزا عظيما إخواني وإخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبه على ذلك عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد أمير المؤمنين الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام bavandimwe bayisilamu kazi twinjiye mu mwaka mushyashya wa Kiislamu twinjiye mu kwezi gushyashya ukwezi kwa Muharram ukwezi bamwe mu bemeramana ndetse n'abemeramana kazi batangira uku kwezi bafite agahinda kubera uku kwezi niko umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Imam al-Hussein alayhi salam yiciwemo ari kumwe n'abasahaba 72. muri abo basahaba harimo abasaza, abantu bakuru, abana, ndetse harimo n'abana biwe. mu minsi 10 gusa bari bamaze kwica al-Imam al-Hussein alayhi salam ndetse n'abasahaba biwe n'abana biwe. ndetse nyuma y'umunsi wa 10 abagore, abana, al-Imam Zainul Abidin bose bafashwe munyago, bafashwe babagira incakara baberekeza Isham. bavandimwe bayisilamu kazi, hari bamwe batumva agaciro ko kwicara muri izi majlis ukarira al-Imam al-Hussein, ariko abo ngabo ni babandi badahereza umwanya ngo bumve ibivugirwa muri izo majlis. bavandimwe ushobora kwiga usuluddin, ukiga idini neza, ariko kubera turi kiremwa muntu, mwene Adam aragera aho ngaho agakora ikosa rimwe na rimwe, akagwa mu mutego w'irari cyangwa agagwa mu mutego wa shaytani. Sasa mu gihe waguye mu mutego cyangwa mu gihe udashaka kugwa muri uwo mutego, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wabtaghu ilayhi wasila, ati mushakishe inzira ibageza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bashakishe inzira ibageza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala uraburinzwe nagugwa muri iyo mitego.
ulaika alladhina yad'una, ati ba bandi basenga abandi babangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghu ila rabbihim wasila, ati kandi nabo basenga nabo bari gushaka inzira ibageza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bavandimwe, nuba ushaka kwirinda gukora ibyaha, niba waraguye mu byaha wo kugira ngo wicare wumve ko Allah subhanahu wa ta'ala atazakubabarira, shaka inzira ikugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasail, inzira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atubwira ni nyinshi zo kugira ngo wegereze Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma aratubwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam inzira yakugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akavuga ati habbu Ali ibn Abi Talib, nugukunda Ali ibn Abi Talib. Nuko intumwa y'Imana muri hadisi ivuga ati ya Ali, ati yewe Aliyu, la yuhibbuka illa almu'min, na ugukunda uretse umwemeramana n'ugukunda, wala yub'iduka illa almunafiq, ndetse nta n'ukwanga yewe Ali uretse umunafiki. Wasani, icya kabiri, intumwa y'Imana iratubwira ati baqa'u ala al-Husayn alayhi salam, kurira Ali ila Imam al-Husayn alayhi salam ibyabereye i Karbala, ndetse no gukorera ibyiza ababyeyi no gufasha imfubyi n'izindi nzira Allah intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagiye ivuga kugira ngo wiyegereze Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko wa wundi utari kumva ibyiza byo kurera Imam al-Husayn, wa wundi utari kumva ibyiza byo kwicara muri za majlis, nuko uwo nguwo utamusanga muri babandi bategura majlis, nuko uwo nguwo utari muri babandi bategura inyigisho ziza gutangirwa muri za majlis, nuko uwo nguwo ataza gutanga ikiri mu mufuka wiwe kugira ngo abantu baje muri majlis bagira icyo bafata, nuko uwo nguwo atari muri babandi bicaye ngo bumve inyigisho. Sasa niba atari muri abo ngabo n'abandi basa nabo, nagashobora kubyumva koko, nagashobora kumva ibyiza byo kwicara muri majlis, nagashobora kumva ibyiza byo kurira al-Imam al-Husayn. Ijisho ryaririye al-Imam al-Husayn, intumwa y'Imana niko ivuga ati ku munsi w'imperuka ntabwo rizarira iryo jisho. Sasa utari muri babandi nagashobora kubyumva, ariko wa umwe muri babandi uri gutegura majlis cyangwa uri kwigisha muri izo majlis cyangwa uri kumva inyigisho n'uzi inyungu, naho utari muri abo ngabo nagazi inyungu koko ntabwo yanabyumva. Ariko majlis ya al-Imam al-Husayn ni n'ishuri yigishamo usulu dini, yigisha ukukurikira ukuri, yigisha akhlaq, yigisha imyitwarire myiza, yigisha atarikh al-Islam, yigisha amateka ya Islam. Rero bavandimwe, uyu munsi abemeramana ku mutima yabo barababara, ariko lawla saqifa lama Karbala, iyo hataza kuba sakifa ibyabereye Karbala ntabwo byari kuba. Iyo hataza kuba sakifa, bamwe mu bemeramana ntabwo bari gutangira umwaka bababaye, bari gutangira umwaka nabo bishimye. Kubera sakifa, abantu bamwe mu bemeramana barababara. Bavandimwe, nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, abantu cyangwa bamwe mu bantu
mu basahaba bagiye kwirukira Saqifa nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bamwe mu basahaba birukiye i Saqifa bajya gutoramo umuyobozi, naho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atasize umuyobozi nyuma yiwe. Ndetse muri bamwe bagiye kwirukira i Saqifa hari n'abatazi ukuntu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yashyinguwe. Birengagije amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad ayivuga ati inni tariqu fikum thakalaini, ati mu by'ukuri mbasigiye ibintu bibiri biremereye: kitabullah azza wa jalla, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, wa itirati li ahli baiti, ndetse n'umuryango wanjye. Kandi ibyo byombi ntabwo bizagira ute bizigera bitandukana. Bamwe mu basahaba barabyirengagije bagisakifa gutoramo umuyobozi. Bamwe birengagije amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bamwe birengagije amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanyuma bajya Saqifa, umwe azamura akaboko kundi yerekana yuko ari we khalifa, ari we muyobozi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalifa wa mbere ajyaho. Khalifa wa mbere mu kujyaho yatangiye guhereza umwanya Banu Umayya. Mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Banu Umayya intumwa y'Imana yigeze bahereza umwanya ukomeye. Nyuma ya Khalifa wa mbere, Khalifa wa kabiri agiyeho ahereza umwanya ukomeye Muawiya bin Abu Sufyan. Uyu Muawiya niwe warwanyije Imamu Ali, ndetse yica Imamu Ali, ndetse yica Imamu Hassan, ndetse ashiraho umwana we Ali Yazidi, ni nawe wishe Imamu Hussein. Lawla Saqifa lama qalbala, iyo hataza kuba Saqifa ibyabereye Karbala ntabwo byari kuba byarabayeho. Khalifa wa kabiri ashyiraho Muawiya, amuhereza kuyobora Sham. Agira imbaraga, mu kugira imbaraga atangira kurwanya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu gutangira kurwanya Imam Ali, ndetse ageraho aranamwica. Tugarutse inyuma kuri Khalifa wa gatatu Uthman, nawe akijyaho yahaye umwanya ukomeye Banu Umayya, dore ko yari afite n'inkomoko muri Banu Umayya. Twanakibaza kubera iki Muawiya atigeze atabara Khalifa wa gatatu. Muhammad bin Abu Bakar, umwana wa Abu Bakar witwa Muhammad, yandikiye iletere ayoherereza Muawiya. Iletere ndende, mu byanditsemo aramubwira ati anta zalamta aliyan, ati mu by'ukuri wowe wahuguje Imam Ali. Muawiya yamusubije muki mu iletere naye ndende, yaramusubije aramubwira ati ngo ibuka yuko so ukubyara ari uwatubanjirije. Niba bigize icyaha, so wawe ni watubanjirije, ubwo yagize icyaha nawe. Niba bifite ithawab, so wawe ni watubanjirije na Faruq. Nibo bantu batubanjirije. Lawla Saqifa lama Karbala, iyo hataze kuba Saqifa ibyabaye Karbala ntabwo byari kuba byarabayeho. Muawiya yarwanyije Imamu Ali, aramwica, agirana amasezerano na Imamu Hassan, arayica ndetse aranamwica. Mbere y'uko apfa, afata imijyi ya Kiislamu ayuzuzamo ba guverineri.
abayobozi banga Ahlul Bayt, ndetse yuzuzamo abayobozi bashobora gufasha Yazid umwana wiwe kuzaba umuyobozi, ndetse no kuzarwanya al-Imam al-Hussein mu gihe azaba ashaka ukuri kwiwe. Nyuma y'urupfu rwiwe, Yazid yandikiye umuyobozi wa Madina ariwe witwa Al-Walid bin Utba, arangije aramwandikira amutegeka yuko agomba gutegeka abantu batatu kumuhereza baya. Abo bantu batatu bakagomba gutanga cyangwa bakagomba kwemera yuko Yazid ari umuyobozi. Muri abo bantu batatu harimo uwitwa Abdullah ibn Umar, ndetse n'undi uzwi ku izina rya Abdurrahman ibn Abu Bakar, ndetse uwa gatatu ni al-Imam al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Walid aza kubwira al-Imam al-Hussein ko agomba gutanga baya kwa Yazid. Hanyuma al-Imam al-Hussein abwira al-Walid, niba muzi yuko muri mukuri, kubera iki tutahamagaza abantu hanyuma tubikorera imbere y'abantu? Al-Walid atangiye kwemerana na al-Imam al-Hussein. Marwan abwira al-Walid, aramubwira ati niwemera al-Imam al-Hussein yuko yasohoka muri Madina, yasohoka muri Madina adatanze baya kuri Yazid, akemera yuko Yazid ari we muyobozi wiwe. Al-Imam al-Hussein akimara kumva ibyo Marwan avuze, yaramubwiye ati ana Ahlul Bayt nubuwa, yaramubwiye ati ngewe ndi wo mu muryango w'abahanuzi wa mu'addur risala, ahakomoka ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa mukhtalifa al-malaika, ndetse aho ngaho urwo rugo hanyuranamo abamarayika. Bina fataha Allah wa bina yakhtam. Wa Yazid rajul fasiq, ati na Yazidi ni umugabo w'umwangizi, sharibul khamr, akavuga ati ndetse ni n'umugabo unywa inzoga, waqatul nafsul muharrama, ndetse akamubwira ati Yazidi ni umuntu wica nafsi zirengana. Mithli la yubayi'u mithluhu, aramubwira ati urugero rwanjye ntabwo rukwiriye guhereza baya urugero rwa Muawiya. Yani al-Imam al-Hussein, al-Imam al-Hussein aravuga ati urugero rwiwe kuba ari wo mu muryango w'abahanuzi ntabwo ashobora gutanga baya kuri nde? Kuri Yazidi wica nafsi zirengana. Al-Imam al-Hussein kumara kubwira Marwan gutyo, niko gutangira gutegura urugendo rwerekeza Maka. Nyuma ya Maka yerekeza i Kufa, nyuma yuko abantu bari bamaze kumubwira yuko bamushaka. Mu ijoro ryo ku cyumweru, yawmul ahad, ari ku cyumweru tariki 28 ukwezi kwa Rajab mu mwaka wa 60 Hijriya, nibwo al-Imam al-Hussein yafashe inzira ava Madina yerekeza Makka. Abavuga ko yavuye Madina ajya ashaka kujya Iraq, la, yavuye Madina yerekeza Makka kubera yarazi ko hariyo abasahaba bazaba bavuye muri hijja, bazumva
amagambo yiwe. Bavandimwe, nubwo yageze tariki 3 Shaban, yageze hehe? I Maka. Na nyuma yaho yagumye Maka umwaka wa Shaban, ukwezi kwa Shaban, ukwezi kwa Ramadhan, Shawali na Dhulqa'da. Hanyuma nyuma yaho mu kwezi kwa Dhulhijja nibwo yerekeje Iraq, aho abanyekufa bari bamukohereza amarete bamusaba yuko yaza akabayobora ndetse ko bazamutabara. Nibwo tariki ya mbere y'ukwezi kwa Muharram yageze ku butaka butagatifu bwa Karbala. Bavandimwe, ndabashishikariza gukomeza kumva inyigisho zica kuri Minhaj Thaqalain, ndetse ndabashishikariza gukomeza kujya muri za majlis ziri kuba ku misigiti igiye itandukanye, kubera bifite thawab, bifite ibyiza kuri twe. Ndetse ndabashishikariza gukomeza gutanga ubutumwa bwiza, duharanira kwereka ukuri kwa al-Imam al-Hussein yarwaniraga. Ibyo nibyo al-Imam al-Hussein yashakaga. Bavandimwe rero, ndabashishikariza ko mwakomeza kwitabira za majlis ziri kugenda ziba ku misigiti igiye itandukanye, ndetse no kuri Minhaj Thaqalain. Wa ilahunna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.